Nishimiye uyu munsi Imana yaturemeye nk'uko bisanzwe ndi Wellars. Ndagira ngo dusangire iri jambo. Ni ijambo rigufi nk'uko tubisanganywe, ariko ndagira ngo twese ridufashe. Reka dusenge dusaba Imana kudufasha. Ndagushimye Uwiteka Imana kugira neza, uri Imana y'ukuri, Imana igira neza ibihe byose. Umugambi wawe uhora ubereye maso kuri twe. Shimwa kubw'iminsi itambutse waturinze, watubaye hafi, kandi imbabazi zawe zatubonetseho Mwami. Tuguciriye bugufi rero kugira ngo tubabarire ibicumuro byacu, nk'uko Uwiteka Imana umwana wawe Yesu Kristo yaje mu isi kugira ngo tubabarirwe, ariko natwe tubabarirwa. Reka tugucire bugufi kandi kubw'ijambo ryawe, ijambo ryawe kuko ari ubuzima. Reka uryumva wese abashe gufashwa naryo. Ngaho tube hafi, ni mu izina ryawe ngusabye nizeye uri Imana, amen. Nk'uko bisanzwe rero, reka turaza gusoma amagambo aboneka muri Yohana, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere turahera ku murongo wa 35. Ariko ntarakomeza, reka mbabwire ko tugiye kwiga ijambo mu cyongereza naryise Evangelism, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nk'abantu basigiwe uwo murimo na Yesu Kristo, nk'uko byanditswe muri Matayo igice cya 28, umurongo wa 28, Kristo yasize avuze ngo ngaho mugende mubwirize ubutumwa amahanga yose, abemera mubabatize. Nanjye nifuje ko dusangirira ijambo, ese kubwiriza ubutumwa bwiza ni gute? Nk'abantu Kristo yashigiye izo nshingano, kandi yaravuze ngo maze ubutumwa bwiza nibumara kugera ku isi hose nibwo nzahera konza. Kristo ntabwo yagaruka ubutumwa bwiza hari aho butaragera, hari abantu batarumva Kristo, hari abantu bataramusobanukirwa. Niyo mpamvu rero nashatse ko waba ukijijwe cyangwa se wowe waramenye Kristo, wamenya ese ni gute ubutumwa bwiza buvugwa, ese ni gute ubutumwa bwiza buhindura kandi bukagirira umumaro buri wese. Ubutumwa bwiza rero nibwo bita evangelism mu cyongereza. Murambabarira ndaza kuvanga, ndibuze kuvuga mu cyongereza. Ndagira ngo mbabwire evangelism cyangwa se bwa butumwa bwiza buri mu buryo bungahe? Buri mu buryo butatu, types eshatu. Hari ukuvuga ubutumwa bwiza ubwo bita pumped evangelism. Uburyo bwa kabiri niyo bita aggressive planned evangelism. Uburyo bwa gatatu nubwo bita passive evangelism. Reka musubiremo. Uburyo bwa mbere nubwo bita pumped evangelism, ubwa kabiri nubwo bita aggressive planned evangelism, ubwa gatatu nubwo bita passive evangelism. Ubu buryo bwose buratandukanye, ni uburyo bwose bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Uburyo bwa mbere pumped evangelism ni bwa bundi abapasiteri bakoresha mu rusengero, cyangwa se abapadiri, cyangwa se abantu bose bakoresheje igiterane. Ni uburyo bwo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ukoranyije imbaga y'abantu, hari abantu benshi. Ubwo babwita pumped evangelism. Ahandi tujya mu biterane, ku cyumweru tugiye gusenga, ahantu duhurira turi abantu benshi tugiye kumva ubutumwa bwiza kandi buri kuvugwa n'umuntu umwe, ubwo babwita pumped evangelism. Ubwa kabiri twabonye bwitwa aggressive planned evangelism. Mu ijambo rimwe navuga ko ari outreach cyangwa se door to door, aho ujyana ubutumwa bwiza uvuga urebana n'umuntu ijisho ku rindi ukamubwiriza. Ubwo babwita aggressive planned evangelism. Ahandi ugenda ugakomanga ku rugi ukavuga uti narinzanywe n'ubutumwa bwiza, ukababwira ubutumwa bwiza ukigendera abantu murebana. Ubwo babwita aggressive planned evangelism. Uburyo bwa gatatu twabonye nibwo bita passive evangelism. Iyi passive evangelism no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu bantu mukorana, abantu muturanye,
cyangwa se abantu mubana mu rugo cyangwa se inshuti zawe. Njya nibaza ikibazo, ese ko dukora imirimo itandukanye kandi turi abakristo, ese abantu dukorana harimo abazi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo? Za nshuti zacu tugendana ese ntago zikeneye ubutumwa bwiza? Abantu tubana mu rugo, dutekereza ko abantu badakijijwe ari ba bandi bo reka mvuge mu yindi mihana cyangwa se mu bindi bihugu, ariko tukibagirwa ba bantu tubana buri munsi mu rugo, barumuna bacu, bakuru bacu, ababyeyi bacu. Abo bantu nabo bakenera ubutumwa bwiza. Turaza kubibona. Ni nayo mpamvu nitaye kuri iyi types ya gatatu yitwa aggressive evangelism, kubwiriza ubutumwa bwiza ba bantu dukorana, abantu duturanye, n'abantu tubana mu rugo cyangwa se inshuti zacu. Nk'uko nabivuze, turasoma muri Yohana igice cya mbere, turahera ku murongo wa 35. Handitse ngo, bukeye bwaho Yohana yongera guhagarara n'abigishwa be babiri, yitegereza Yesu agenda, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana. Abo bigishwa bombi bumvise avuze atyo, barakurikira Yesu. Yesu arahindukira, arababona, arababaza ati, murashaka iki? Baramusubiza bati, Rabi, risobanurwa ngo mwigisha, ucumbitse he? Arababwira ati, nimuze murahabona. Barajyana, babona aho acumbitse, hari nk'isaha ya 10. Baherako bamarana nawe umwanya burira. Andereya mwene se wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana agakurikira Yesu. Abanza kubona mwene se Simoni, aramubwira ati, twabonye Mesiya, risobanurwa ngo Kristo. Amuzanira Yesu, nawe aramwitegereza, aramubwira ati, uri Simoni mwene Yona, uzitwa Kefa, risobanurwa ngo ibuye. Bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galileya, abona Filipo, aramubwira ati, nkurikira. Filipo yari uw'i Betesida, umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. Filipo abonye Natanayeli, aramubwira ati, uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika, twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli aramubaza ati, mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati, ngwino urebe. Tugeze ku murongo wa 47. Yesu abona Natanayeli aza aho ari, aravuga ati, dore umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. Natanayeli aramusubiza ati, wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati, Filipo ataraguhamagara, ubwo wari munsi y'umutini nakubonye. Natanayeli aramusubiza ati, Rabi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisirayeli. 50. Yesu aramusubiza ati, mbese wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye munsi y'umutini? Uzabona ibiruta ibyo. Amen. Nakire neza ijambo ry'Imana. Dusubiye hejuru, nababwiye ko tugiye kureba iyi evangelism, ubu butumwa bwiza, kubwira ubutumwa bwiza abantu tubana, abantu dukorana, n'abavandimwe bacu tubana mu rugo, abavandimwe cyangwa se ababyeyi. Nk'uko ubu butumwa bwiza Yohana yanditse twabibonye, ahangaha kuri 35. Bukeye bwaho Yohana yongera guhagararana n'abigishwa be babiri. Yohana umubatiza uyu yari afite abigishwa babiri. Hano umwe ntibamutubwiye, ariko undi bamutubwiye. Batubwiye umwe witwaga Andereya. Uyu Andereya ni mwene se w'umuvandimwe we Simoni, umanutse hepfo urabibona. Aba bigishwa
Yohana akimara kuvuga ngo nguyu Kristo umwana w'Imana, hejuru birahari, yaravuze ati nta nubwo nashobora gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Aba bigishwa barabyumvise, bahita bata wa mwigisha wabo bakurikira Kristo. Iyi yari ikozwe niya evangelism twabonye yitwa pumped evangelism, niyo Yohana umubatiza yakoreshaga. Iriya evangelism ishobora gutuma abantu bakizwa, abantu bagakirizwa mu giterane, abantu bagakirizwa mu rusengero. That is, iyo ni evangelism. Ariko iyi turi kureba, tugiye kuri 30 mumbabarire tugende kuri 38. Yesu arahindukira abona bamukurikiye. Oya tumanuke hasi. Andereya mwene se wa Simoni Petero 40 yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bagakurikira Yesu. Abanza kubona mwene se Simoni aramubwira ati twabonye Mesiya. Bene data, urabona ubutumwa bwiza ukuntu bwagiye. Yesu we yabwirizaga ubutumwa bwiza, agahamagara abantu, ababwira Imana, ababwira ko ari we Kristo. Ariko hano Andereya, umuntu wa mbere yagiye kureba ni mwene se Simoni. Mwene se Simoni, Andereya mwene se wa Simoni Petero, niwe wa mbere wumvishe ubwo butumwa bwiza, niwe wa mbere wumvishe Kristo. Ariko ntago yigeze akera ngo ajye kureba abandi banyamahanga, abandi bantu, ahubwo yagiye kureba mwene se Simoni amumenyesha Kristo. Iyi ni evangelism. Ese twebwe dutekereze, nta barumuna bacu, bakuru bacu cyangwa se abavandimwe bacu bataramenya Kristo? Ese dutekereza gute? Ntago tujye dutekereza ko nabo bakeneye ubutumwa bwiza. Andereya we yahize yibwira ko icyiza ari ukumenyesha umuvandimwe we. Kandi uyu muvandimwe we tugiye kuri 42, Yesu yaramubonye ahita amwishimira, aravuga ngo ni wowe uzitwa Kefa, bisobanurwa ngo ibuye, Pierre, Peter. Hano ntago bihite bitwereka ko Petero cyangwa se uyu nguyu Simoni yageze kuri Kristo ahita aba umutoni. Kandi Andereya niwe wari wahamusanze, niwe wari wageze kuri Kristo mbere. Ntago bivuze ngo igihe waziye kuri Kristo nicyo kiguhereza umwanya, ahubwo imirimo yawe niyo iguhereza umwanya kuri Kristo. Kuko ari ibyo, Andereya niwe wari wageze kuri Kristo mbere. Ntago experience ikonta muri evangelism. Tumanutse hasi kuri 43, Filipo nawe yahamagawe na Yesu. Yesu Kristo ashobora kwivugira ubutumwa bwiza. Abantu mujya mwumva abantu ngo nabyutse ndota nakijijwe, Yesu aransanga mu nzozi mpita nkizwa, narose, nabonekewe. Uriya ni Kristo wenyine ashobora kwivugira ubutumwa bwiza umuntu akamukurikira, nk'uko Filipo yamukurikiye. Ariko Filipo nawe amaze kugera kuri Kristo, nawe ntago yacecetse. Amaze kumenya Kristo ntiyacecetse, yahise ajya kureba umuntu witwa Natanayeli. Natanayeli ni inshuti ya Filipo. Dutekereza gute abafriends bacu, inshuti zacu? Ese dutekereza ko inshuti zacu ari zo kujyana mu kigare gusa, ari zo gusangira, ari zo kugendana, gusangira inzoga, kuvuga amagambo, cyangwa se ikigare? Reka mvuge muri make, inshuti zacu nazo zikeneye Yesu Kristo, zikeneye ubutumwa bwiza. Ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntawe bitabera. Tujya dutekereza babandi tugendana, inshuti zacu. Reka nk'uko Filipo yahise atekereza kuri Natanayeli inshuti ye, natwe dutekereze ku nshuti zacu tugendana buri munsi. Kandi Natanayeli yageze kuri Kristo, Kristo ahita avuga ati wow, nari nakubonye. Bivuze ko umuntu wese Kristo aramuzi, waba utaramugeraho, waba utaramenya Kristo abakuzi, waba waramugezeho abakuzi. Kuko yaravuze ngo mbonye umwisirayeli nyakuri. Abonye Natanayeli. Natanayeli ati wamenye ute? Kristo ati nakubonye ubwo wari umunsi y'umutini, nari nakubonye. Bivuze ko umuntu wese uzagera kuri Kristo abamuzi, ahubwo haba habura
mu cyongereza nicyo bita rutukoza, haba habuze imbarutso y'ukuntu umuntu wamuzana akamwegereza Kristo. So reka tuvuge ubutumwa bwiza rero, tuvuge mu bo tubana nabo, tuvuge mu bo dukorana, tuvuge mu bavandimwe. Ntidutekereze ko abandi ari bo bakeneye ubutumwa bwiza, kuko ujya gutera uburezi arabwibanza. Utekereza ko bikomeye kubwira umuntu ukuzi imico yawe, ukuzi ibyo ukora. Tuba ku isi rwose, natwe turacumura, ariko ntabwo ari twebwe tuvuga ubutumwa bwiza. Wowe uravuga, ariko Mwuka Wera niwe wemeza umuntu. Kandi wibuke ko na Yesu, ahangaha Natanayeli yavuze ngo mbese i Nazareti hari icyiza cyahava? Kwa Yozefu wa wundi w'umubaji ese hava Mesiya, umucunguzi? Nawe rero bishoboka kuba uri gutekereza ko wowe utashobora kubwira abavandimwe bawe, utashobora kubwira ababyeyi bawe kubera ko bakuzi, ariko wowe uravuga, Mwuka Wera agasohoza. Kristo ntabwo yabuze kuba Mesiya, kandi baravuze ko ari uwo kwa Yozefu umubabaji. Yaravuze ubutumwa bwiza, abantu bose baraze, impumyi zirahumuka, ibimuga biragenda, kandi ubutumwa bwiza bwaravuzwe. Reka natwe tuvuge ubutumwa bwiza aho turi, aho tuba, aho tugenda, abaturanyi bacu no mu bacuti bacu. Kuko ubutumwa bwiza, mu Baroma, Pawulo yanditse mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 16, aravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibuntera isoni, kuko ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese agakiza. Twari dukwiye kugira iyo myumvire nk'iyari muri Pawulo, tukavuga ngo tuvuge ubutumwa bwiza kandi tudafite isoni zo kubuvuga. Bavandimwe, reka twitekerezeho, dutekereze ko abavandimwe bacu bakeneye ubutumwa bwiza mu rugo, muganire. Dutekereze ko ababyeyi bacu babukeneye, dutekereze ko abo dukorana buri munsi bakeneye ubutumwa bwiza, dutekereze ko inshuti zacu zikeneye ubutumwa bwiza, kandi nta handi bwava uretse kuri wowe wamenye Kristo. Mu Baroma haravuga ngo mbese bamwambaza gute batamuzi? Mbese bamumenya gute ntawe wamubabwiye? Mbese bamubwirwa bate ntawe wabigishije? Abo bose ntabwo babasha kumenya Kristo batazi, ntawe wamubabwiye. Reka dusenge. Turagushimiye Kristo kubw'umwanya mutoya w'ijambo. Ndakwinginze ngo iri jambo ribashe kugira umumaro kuri buri wese. Umuntu wese wakumenye abashe kukumenyesha abandi, kuko niyo mission twahawe, niyo mission waduhaye, kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bugere ku isi hose. Kristo, reka ubutumwa bwawe bube imbarutso yo kugira ngo abantu bakizwe, abantu bave mu bidatunganye. Reka ubutumwa bwawe buze kumurikira ibirenge byacu, kuko nitabaza, kandi buze guhindura imitima yacu. Yakobo yarabivuze neza ngo mbese ngo uwumva iryo jambo ntakore ibyaryo, ngo babone nko kwirebera mu ndorerwamo, wamara kugenda ukiyibagirwa. Reka dukore iby'iryo jambo. Ngaho bana natwe uno munsi uduhe umunsi mwiza. Ni mu izina rya ngusabye nizeye, amen.